Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizame nk'iki, ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, rero ugahitamo igisubizo cya nyacyo muri ibyo bisubizo bine baguhaye, ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi nibyo no kubitsa gukanda subscribe kugira ngo ikizame gishya dushyizeho gikozwe, kugira ngo isomo rishya nshyizeho ryo kubasobanurira. Murabizi ngenda bategurira amasomo abafasha gukosora bino bizame neza bitabagoye kugira ngo ujye uhita uyabonera ku gihe. Rero ukanda subscribe, bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26, tugufashe kubona code mu gihe gitoya aho waba uherereye hose mu gihugu. Iyo nimero ushobora kuyikoresha ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'imiterere y'akazi ukora, bitagukundira ngo uze twigane mu shuri. Twandikira kuri iyo nimero, ahasigaye tukagufasha tukakwigisha mu gihe gitoya, ukagenda nawe ugakora ugatsinda. Ibiciro byo aba ari hasi cyane kuko intego yacu ni ukugira ngo murusheho kubona imyitozo ihagije kandi nimugerwaho muzajye mutsindira ku manota yo hejuru bitabagoye. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenywa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwirinda cyangwa mu kwitabara ntigishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rwandikwa cyangwa rutangwa n'aba bakurikira. Ese runo ruhushya rutangwa na bande? Mwa bano bakurikira. Murabizi biriya binyabiziga by'ingabo bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara, biriya ntabwo biba byagenda mu nzira nyabagendwa. Iyo bavuze inzira nyabagendwa bari kuvuga ino mihanda dukoresha. Rero iyo bigiyemo biba bigomba kuba bifite uruhushya rwihariye rutangwa mwabano baduhaye. Ugiye guhitamo umuntu urutanga mwabano baduhaye. Iravuga ngo polisi y'igihugu, beka vuga ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, seka ngo minisitiri w'ingabo, deka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese runo ruhushya rwo kwemera bino binyabiziga ntamenwa, mu zindi ndimi njya numva bavuga ngo ni ibinyabiziga bya antibare. Ese rutangwa n'abahe mwabano baduhaye? Ariko ibi binyabiziga bikaba bikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Ese rutanga urwo ruhushya na bande? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko bamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Umuntu ugomba gutanga uruhushya rwo kwemera biriya binyabiziga kuba byagenda mu nzira nyabagendwa ni minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Bibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26, tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga by'umwihariko, ufite akazi katakwemerera kuza ngo twigane mu shuri, ukoresha iyo nimero naho tukakwigisha mu gihe gitoya, icyumweru kimwe cyangwa icyumweru n'igice, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Tuguha imyitozo ihagije, tuba dufite amasomo twateguye ukagenda gukurikirana nyuma y'igihe runaka gitoya cyane, ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya kabiri, kirabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Rero urahitamo igisubizo cy'ukuri ucyandika ku gapapuro. Amatungo ari kugenda mu muhanda maremare cyangwa magufi. Hano hari imibare baduhaye, batubwiye ngo amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6. Noneho umuyobozi uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga ntabwo ari kureba muri metero 200 bitewe n'uko wenda hari ibihu cyangwa hari umucucu. Hari uburyo rero ngo ano matungo bagomba kugaragazwa. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo igisubizo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Iravuga ngo itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi. Bakayishyira itara ry'urumuri rwera cyangwa risa n'icunga rishije
imbere y'umukumbi. B ikavuga ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa rw'umuhondo ritwawe inyuma y'umukumbi, cyangwa bakaritwara inyuma y'umukumbi. Rino tara ry'urumuri rutukura cyangwa ry'umuhondo. C ikavuga ngo iki? C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Hano hari abantu bakunda kuhagira ikibazo bakibaza se iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri baba bashatse kuvuga ngo iki? Baba bashatse kuvuga ngo A iraba ari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ibe ari igisubizo cy'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo baba bashatse kuvuga ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri ndetse na C ntabwo ari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Uritegereza neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubundi ahantu hari amatungo cyangwa hakunda kwambukirwa n'amatungo mu muhanda hagaragazwa n'icyapa kiburira kiba kirimo ikirango cy'inka. Ubwo rero niba utari wareba iyo video y'ibyapa byo ku mihanda wayireba kugira ngo ibibazo nk'ibi byere kujya bikunanira. Niyo mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Uwo mukumbi hari ukuntu ugaragazwa, baba babibwiye umuyobozi w'ikinyabiziga ko agiye kugera ahantu haba hari amatungo. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzuma rimwe mu mezi atandatu. Mu mezi atandatu. Aravuga ngo ibinyabiziga bitwara abagenzi muri rusange. Beka ngo ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Sega ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Bino dukoresha iyo turi kubigisha gutwara, bibutsa ko ukeneye no kwiga ikinyabiziga haba kuri kategori runaka zose. Iyo waba ukeneye yose nawe uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 mu gihe gitoya ukabumenye gutwara ikinyabiziga ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. C ikavuga ngo ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. Ibi dukoresha iyo turi kubigisha gutwara. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Hano yo kuri D bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, niko baba bashatse kuvuga. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe hano? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Impamvu hano nashyizeho ngo buri mwaka, kino kibazo neza kino kucyo kimeze bajya bakibaza. Hari abantu benshi bashobora kugiraho ikibazo bakavuga se ko twari tuzi ko igisubizo ari runaka ari iki ngiki. Hano baravuga ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi atandatu. Rero iyo handitseho ngo mu mezi atandatu uvuga ko ibisubizo byose ari byo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C akaba ariyo. Ariko iyo bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka, niyo mpamvu kwa kino gisubizo nashyizeho mu mwaka bwaro kugira ngo mbone ukuntu bibasobanura, kuko kino kibazo gikunda kugaruka. Abantu benshi nkabona banditse muri komenti ngo si igisubizo cy'ukuri nticyari kuba ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, ngo kuki washyizeho D. Hano impamvu nashyizeho ngo buri mwaka nuko iyo bavuze ngo buri mwaka igisubizo cy'ukuri aba ari D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bashyizeho mu mezi atandatu uvuga ko ibisubizo byose ari byo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo ndetse na C ikaba ariyo. Tegereze neza kino kibazo nikigaruka cyere kuzongera kukunanira, bari gukunda no kukibaza. Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mezi atandatu. Uvuga ko ibisubizo byose ari byo. A niyo, B niyo ndetse na C niyo. Iyo bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa rimwe mu mwaka, uhita uvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Baba baguhayeho D ivuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu hano narishyizeho buri mwaka kugira ngo nimba ndi kubasobanurira ndi kubakosora kino kizami kiba cyakozwe nkabigeraho bite mbibasobanura, kuko biriya bibazo biba bisa neza akantu bahindura ni hari aha buri mwaka ndetse na buri mezi atandatu. Yari buri mezi atandatu ni ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo buri mwaka uravuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko byumvishe neza, ndakeka ko nikigaruka kitazakunanira. Mbibutsa ko kode zo ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Gikora ni kimwe uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0788 935 16 26 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya, iminota 2 iminota 3 umaze kubona kode. Iyo tumaze kugushakira kode tuba tumenye ko ugiye gukora, uri kwitegura gukora,
tuguha imyitozo ihagije, uba watwandikiye kuri WhatsApp, ahasigaye ukiga igihe gitoya ukagenda ugakora ugahita utsinda. Ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko nabwo twandikira kuri iyo nimero maze kubabwira, tukakwigisha igihe gitoya ukagenda nawe ugakora rimwe ugahita utsinda. Tuba dufite amasomo tukanabasobanurira ikibazo cyose mwaba mwagize mwa bino bizame cyangwa mw'ayo masomo tuba twabateguriye, cyangwa no ku myitozo tugenda tubaha kuri ayo masomo tuba twagiye tubategurira. Ikibazo cya kane kirabaza ngo iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Murabizi wenda ni igihe cy'imvura, umuhanda hacitse inkangu, biba ngombwa ko bayobya umuhanda, cyangwa habaye impanuka urumodoka runini rugwa mu muhanda rurawufunga, ubwo rero bikaba ngombwa ko bayobya umuhanda. Hari ukuntu biba bigomba kugaragazwa, rero biragaragazwa n'icyapa gifite ubuso bw'amabara akurikira. Ugiye kureba mwa bino bisubizo bine baduhaye, uhitemo igisubizo kimwe cy'ukuri cyandike ku gapapuro. A iravuga ngo ubururu, B ikavuga ngo umweru, C ikavuga ngo umutuku, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese bigaragazwa ku buhe buryo? Ndatekereza ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Iyo kuyobya umuhanda ari ngombwa bigaragazwa kuva aho uhera no ku burebure bwawo n'icyapa gifite ubuso bw'amabara y'ubururu. Murabizi kino cyapa cy'ubururu gifite ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru, ishusho y'uruziga n'icyapa gitegeka. Iyo bari kuyobya umuhanda bari kugutegeka ahantu ugomba guca, niyo mpamvu bavuze ngo ubuso aba ari ubururu, kuko bino byapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Rero niyo mpamvu bahisemo A, ubururu, kuko kiriya cyapa n'ubundi kiba kiri kugutegeka aho ugomba guhita uca. Rero mujye mumenya impamvu y'ibisubizo bagiye bashyiraho, murabizi dukosora turi no gusobanura. Niba ufite inshuti yawe ishaka kwiga nayo amategeko y'umuhanda, ihe link ize twigane. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe. Ikibazo cya gatanu kirabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ese ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, B ikavuga ngo metero 2 na santimetero 50, C ikavuga ngo metero 3, D ikavuga ngo metero 2. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Kino kibazo hari igihe bakibajije bakakikubaza bakagenda bavuga ati metero 2 n'ibice 10, metero 2 n'ibice 50, metero 3 na metero 2. Kubera utazi guhindura ingero wenda bikaba wagira ngo ikibazo bagihinduye, kandi neza ni kino baba bakubajije, nuko uba ugomba kumenya ko metero imwe iba ingana na santimetero 100. Rero kuba bavuga ngo 2 n'ibice 10 ni kimwe no kuvuga ngo metero 2 na santimetero 10 ni kimwe no kuvuga ngo metero 2 n'ibice 10. Niyo mpamvu rero ukeneye ubusobanuro bwimbitse uraza tukakwigisha mu gihe gitoya ukaba wabimenya. Ariko ndi kubategura n'amasomo nzashyira kuri YouTube gerekeye ku bipimo no ku matara, kugira uzahita uribonera ku gihe. Rero ukanda subscribe aho hasi. A iravuga ngo metero 2 na santimetero 10, B ikavuga ngo metero 2 na santimetero 50, C ikavuga ngo metero 3, D ikavuga ngo metero 2. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo. Rero ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ikibazo ndakeka ko wari maze kugihitamo A, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu, kirabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurarumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. A iravuga ngo santimetero 30, B ikavuga ngo santimetero 40, C ikavuga ngo santimetero 50, D ikavuga ngo metero 1 na santimetero 55. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano ikintu nakubwira ni ibintu bijyanye n'utugarurarumuri cyangwa ibikoresho ngarurarumuri. Iyo bavuze ngo ibikoresho ngarurarumuri, hari ukuntu uba uri kugenda mu muhanda burije nta matara yo ku muhanda ahari, ariko waba utwaye ikinyabiziga ukabona wenda urumuri rwawe rukubise ku tara cyangwa ku cyapa, icyapa kigasa nkaho cyatse.
buriya kiba gikozwe mu buryo bwo kugarura urumuri. Habaho n'irangi ngarurarumuri, aho bashobora kurikoresha mu muhanda bari kukwereka nk'inkombe mpimbano z'umuhanda cyangwa hari ibindi bintu bashaka kukubwira. Ndakeka ko ibikoresho ngarurarumuri umenye ibyo ari byo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 40. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo hatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. Kwa kundi bashyiraho icyapa, niba ahantu hari icyago ari muri metero 100 ugasanga ari ku cyapa bagishyize, kugira ugere aho hari icyago biri gusaba intera runaka kugira ngo ugere aho uvuye ku icyo cyapa ugera ku cyago runaka, hakaba harimo intera runaka. Rero hatari mu nsisiro ibyapa biburira n'ibyapa byo gutambuka mbere bigomba gushyirwa mu ntera ikurikira y'ahantu habyerekana. A irava mu metero 150 kugeza kuri metero 200. B ikaba metero 100 kugeza kuri metero 150. C ikaba metero 50 kugeza kuri metero 100. D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ni A metero 150 kugeza kuri metero 200. Icyapa bakagishyira hano aho ngaho uri, ariko icyago kiri muri metero 150 cyangwa muri metero 200 habyerekana icyo cyago. Ikibazo cya 8 kirabaza ngo inkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda zishobora kugaragazwa n'ibikoresho ngarurarumuri. Ibyo bikoresho bigomba gushyirwa ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buryo bukurikira. Ese ibyo bikoresho ngarurarumuri biba bigomba gushyirwaho ku buryo abagenzi babibona ku buhe buryo? Hano abagenzi bari kuvuga ntabwo bari kuvuga abanyamaguru. Ndatekereza ko icyo kintu mumaze kukimenya. Ijambo umuyobozi, ijambo umugenzi hari igihe babikoresha bari kuvuga umuyobozi w'ikinyabiziga, umushoferi, umumotari. Rero n'umunyamaguru hano iyo bari kuvuga umugenzi ntabwo bari kuvuga umunyamaguru. Ari ravuga ngo babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije. Bega ngo ibumoso babona iby'ibara ryera. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deyo ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa bisa n'icunga rihishije, naho ibumoso babona iby'ibara ryera. Niyo mpamvu bavuze ngo ni C. Ubwo A na B aba ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo gikuri cyo ni ikibazo cya 9 kirabaza ngo uretse bibonewe uruhushya ubundi birabujijwe gushyira no gukomeza kugendesha imodoka cyangwa rumoroki mu nzira nyabagendwa iyo uburemere bw'ibyikorewe burenze uburemere ntarengwa bwemewe n'ikarita iranga ikinyabiziga, ariko ibyo ntibikurikizwa ku kinyabiziga bikurikira. Murabizi ibintu ikinyabiziga gitwara biba byanditse ku karita, rero ntibyemewe kuba warenza ibyo biro byanditse ku karita, ariko hari ibinyabiziga biba byarenze ibyanditse ku karita. Ibyo binyabiziga ni ibihe? Aravuga ngo ibinyabiziga bya polisi. Beka ngo ibinyabiziga bihinga. Sega ngo imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. De ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese ni ikihe kinyabiziga mwa bino binyabiziga baduhaye cyemerewe kuba cyarenze uburemere bw'ibyanditse ku karita? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Hano ndakeka ko amaze guhitamo igisobanuro cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisobanuro cy'ukuri nta kindi ni C. Imashini zikoreshwa mu kubaka imihanda. Ndakeka ko mujye mubona bya bimashini biba biri gukoreshwa mu kubaka imihanda, ukabona cyikoreye itaka ryasendereye.
biriya rero hari igihe kiba cyarengeje ibiro byanditse ku karita ariko cyo kiba kibyemerewe kuba cyabirenza. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo gushyira mu muhanda ku buryo budasanzwe ibinyabiziga bikururana birenze 3 bigomba gutangirwa uruhushya. Uretse imashini ihinga iyo zigenda urugendo rutarenze kilometero 25, ibinyabiziga bikururana bitwaye ibyamamazwa n'ibindi biteganywa n'iri teka, ariko igiteranyo cy'uburebure bw'ibyo binyabiziga kubikururana ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. Kwa kundi ibinyabiziga biba biri gukururana, ntabwo byemewe kuba wagenda ufite ibinyabiziga bikururana ku buryo budasanzwe. Hano rero hari ibipimo ikinyabiziga bikururana biba bitagomba kurenza. Ibihe bipimo? A iravuga ngo metero 50, B ikavuga ngo metero 35, C ikavuga ngo metero 25, D ikavuga ngo igisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni ubuhe burebure bw'ibinyabiziga bikururana biba bitagomba kurenza? Ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni C, metero 25. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 11 kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza, icyapa dufite gifite ishusho, uri kubona ntabwo ari uruziga, ntabwo ari mpande eshatu, ni mpande enye, ko gifite impande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru cyanditsemo H. Ese kino cyapa gisobanura iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye rero, uritegereza neza usubizanye ubwitonzi. Igisozo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo hoteli, B ikavuga ngo ibitaro, C ikavuga ngo ahagenewe kugwa kajugujugu. Murabizi hari igihe kajugujugu ifite ikibuga kimeze nka H. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B na C ni ibisubizo by'ukuri, ibitaro cyangwa ahegereye kugwa kajugujugu. Ese hano ubona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi ni B. Icyo ubonye kino cyapa kiba kigaragaza ko ugiye kwegera ku bitaro. Ubundi haba harimo H, ibitaro ubundi mu cyongereza babyita hospital. Rwasanga ariho ino nyuguti kino kirango cyaturutse, kuko ibitaro bikoreshwa n'abantu benshi batandukanye. Bashobora kuba ari abanyamahanga cyangwa ari abantu bo mu gihugu, ariko iyo ubonye kiriya cyapa kirimo H baba bari kukubwira ko ugiye kugera ku bitaro. Ni icyapa kiri mu byapa biranga. Ikibazo cya 12 kirabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa gikikijwe n'imirongo 2 y'umweru iciyemo uduce kandi iteganye. Hano hari ibisubizo 4 baduhaye rero, urahitamo igisubizo cy'ukuri. A iravuga ngo hagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto. Ahagenewe kuba wahagarara umwanya munini n'umuto. Mbega ngo ahagenewe abanyamaguru, cyangwa hakaba haragenewe abanyamaguru. Murabizi abanyamaguru ntabwo bagenda mu muhanda hagati, ahubwo baba bafite inzira yabo. Sega ngo ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Ndeka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, ahagenewe guhagarara umwanya munini n'umuto, ndetse na B ahagenewe abanyamaguru kikaba ari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahagenewe inzira y'ibinyamitende. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni. Urabizi ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu herekana umuvuduko kiri kujya kigenderaho, cyane cyane bino binyabiziga biba bifite moteri. A iravuga ngo kilometero 50, B ikavuga ngo kilometero 40, C ikavuga ngo kilometero 30, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, kilometero 50 akaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Atari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha uba ugomba kuba ungana ute? Ikinyabiziga kiba gibifite, bari kubwira ati nukomeza kugenda kuri muvuduko mu saha uragenda intera ingana gutya. Rero ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Hano ikibazo cy'ukuri nta kindi ni A, kilometero 50 mu saha, atari mu nsisiro niwo umuvuduko ntarengwa wa velomoteri. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini ahakurikira. Hari ibinyabiziga bitewe n'ukuntu bikoze kiba gishobora guhagarara ahantu igihe kirekire.
ugasanga gishobora kuhagarara ijoro ryose, gishobora kuhagarara amanywa yose. Rero birabujijwe kuba wahagarika ikinyabiziga umwanya munini ahakurikira hehe. Aravuga mu duhanda tw'abanyamagare, mbega ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese nihe bibujijwe mu muhanda kuba wahagarika ikinyabiziga cyawe akanya kanini? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri. Rero hano ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Mu duhanda tw'abanyamagare, murabizi amagare aba afite uduhanda twayo mu muhanda. Kubera iki ariko? Kubera ko amagare nta moteri agira, niyo mpamvu aba agomba kugira ahabugenewe aba agomba kunyura. Niyo mpamvu ku mapikipiki yo agendana n'imodoka ho nta kibazo, nuko byose biba bifite moteri. Ndetse na B, uduhanda twagenewe velomoteri, naho biba bibujijwe guhagarara akanya kanini uri umuyobozi w'ikinyabiziga mu muhanda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka mu muhanda, harimo inkomere, wakora iki? Impanuka, niyo mpamvu yitwa impanuka, ishobora kubaho utwaye ikinyabiziga bakakugonga cyangwa nawe ukagonga. None urahageze, uri umuyobozi w'ikinyabiziga, wageze bwa mbere. Ese uba wabyitwaramo ute? Ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo 4 baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibusa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare kuri 0788931326 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Niba uvuye gukora ukabona uratsinze, ukabona inshuti yawe nayo ikeneye kwiga amategeko y'umuhanda, jya uyiha link nayo ize twigane kugira ngo twese tujye dutsindira ku munota hejuru kandi bitatugoye. Iravuga ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga, mbega ngo kubaha icyo kunywa, ukabazanira akaji, ukabazanira agafanta. Sega ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Reka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Ese ugeze ahabereye impanuka, ni wowe wa mbere uhageze, ugomba kubyitwaramo ute? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ugomba kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi, ugahamagara imbangukiragutabara, ukamenyesha n'impanuka inzego zibishinzwe z'umutekano. Murabizi polisi, hari polisi ibikora mu mihanda ibishinzwe, rero ukabimenyesha kugira ngo baze babahe ubutabazi bw'ibanze. Ndakeka ko waramaze guhitamo C, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, uri umuyobozi w'ikinyabiziga wari uri gutwara gake, umuntu wari ukuri inyuma abona umurongo uhari, umwemera kuba yakunyuraho, wa murongo uba urombereje mu muhanda. Murabizi ugomba kuba ucagaguye kugira ngo wemererwe kuba wanyura ku muntu. Rero abonye abyemerewe, akunyuzeho, yatangiye kukunyuraho bitewe n'uko yari ari kubona imbere, ntabwo ari mu koni, abona imbere ari kuhabona neza, abona ageze ku murongo umwemerera kunyuranaho cyangwa hari ibyapa bibimwemerera, none yatangiye kukunyuraho. Uri umuyobozi w'ikinyabiziga ugomba. Aravuga ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, tugomba kugabanya umuvuduko. B ikavuga ngo kongera umuvuduko. C ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Narababwiye ngo igisubizo kivuga ngo kugabanya umuvuduko 90% aba ari cyo. Nayo iyo bavuze kongera umuvuduko, naho 90% kiba atari cyo. Ntabwo kugabanya umuvuduko buri gihe aba ari igisubizo cy'ukuri, ariko nka 90% iyo bavuze kugabanya umuvuduko gikunda kuba ari igisubizo cy'ukuri. Kugira ngo n'ibindi bintu byose by'uducenga bakunda kubaza ujye ubimenyera ku gihe, umenye ukuntu basubiza, umenye uducenga bashobora kubashyiriramo, ukanda subscribe hasi ukareba bino bizamini tuba twakosoye turi no gusobanura, kugira ngo nugerwaho uzatsindire ku manota hejuru kandi bitakugoye. Abantu baba bavuye gukora mukaza kudushimira,
ni byiza, ariko niba ufite mugenzi wawe nawe ushaka kwiga amategeko y'umuhanda jya umuha linki aze twigane. Ikibazo cya 17 kikavuga ngo iyo kuva bwije kugeza bukeye cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze nk'igihe cy'ibihu cyangwa cy'imvura bitagishoboka kubona neza muri metero 200 udusiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udusiko tw'abanyeshuri bari ku murongo bayobowe n'umwarimu, iyo bagenda mu muhanda ku isonga hakaba hari abantu barenze umwe, bagomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Impamvu bagomba kugaragazwa ni uko bafata igice kinini cy'umuhanda. Rero ni igihe n'umuyobozi atari kubona muri metero 200, ni igihe cy'ibihu, ni igihe cy'imvura. Urumva hari ukuntu bagomba kugaragazwa bitewe nanone n'uko bafata igice runaka cy'umuhanda iyo bari kugenda mu muhanda. Ndakeka ko mujya mubibona mukabona abanyeshuri bari kuva mu kigo kimwe bajya ku kindi, batonze imirongo, hari igikorwa runaka cyabaye. Ubwo rero hari ukuntu baba bagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ubasanga batamuteza ibyago. Aravuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo ritwariwe ibumoso, mbega ngo inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'iki, hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, A ikaba yari igisubizo cy'ukuri ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. D ikaba nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko amaze kugihitamo rero hano, ndatekereza ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Inyuma ni itara ry'umutuku ritwariwe ibumoso n'umuntu uri ku murongo w'inyuma hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Kino kibazo rero nacyo hari ikindi bisa neza, bahindura ngo inyuma ngo cyangwa ni itara ry'umuhondo cyangwa ni itara ry'umutuku, bagahinduramo ako kajambo gusa ku buryo utararebye ushobora kubyitiranya naho. Ariko nibiba ngombwa nayo icyo kibazo nzakibazanira kugira ngo nzaba ndi gukosora ikizame cyakozwe, mfate icyo kibazo nkishyire munsi cyo kitari mu bibazo ndababaza, kugira ngo murebe ukuntu biba bimeze n'ukuntu babibaza, babwire n'itandukaniro riri hagati y'ibyo bibazo bibiri, kuko biba bigiye gusa. Abantu benshi mushobora kubyitiranya mukavuga ngo twari tuzi ko ari A, twari tuzi ko ari B, twari tuzi ko ari C, twari tuzi ko ari D, naho ubundi ibibazo byari kimwe ariko bahinduramo akantu gatoya, wowe ukabona wagira ni cya kibazo wari uzi, ugatungurwa no kubona inyuguti y'igisubizo cy'ukuri cyahindutse. Rero muba mugomba kuba muhari kugira ngo nimba ngiye kubabwira utuntu nk'utwo tw'uducenga bashyiramo mube mubizi. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi w'ikinyabiziga ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Arabaho mu nsisiro cyangwa ahandi hose, mbega ngo hegereye inyamaswa zikurura, sega ngo hafi y'amatungo. Deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, A ikaba atariyo, mu nsisiro cyangwa ahandi hose, B ikaba atariyo hegereye inyamaswa zikurura, ndetse na C ikaba atari igisubizo cy'ukuri hafi y'amatungo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ndatekereza ko rero waramaze kugihitamo, ndatekereza ko umaze kucyandika ku gapapuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni A, mu nsisiro cyangwa ahandi hose. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira, ikinyabiziga cyose kigenda kiba kigomba kugira. A iravuga ngo umuyobozi, B ngo umuherekeza, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, umuyobozi. Iyo bavuze umuyobozi ntabwo bari kuvuga mu nzego za leta cyangwa inzego runaka, bari kuvuga niba ari moto umumotari, niba ari imodoka umushoferi. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma tugiye gusorezaho kirabaza ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. A iravuga ngo abanyamaguru, B iravuga ngo ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, C iravuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo ndetse na C ikaba atariyo. Hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe?
ndakeka ko amaze kugihitamo rero, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Inzira akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa. Igisubizo cy'ukuri ni se, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Abanyamaguru cyangwa ibinyabiziga bigenda ku biziga bibiri. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije, hari ikintu ukeneye ko nkwigisha, cyandike muri comment zanyu zose ndazisoma. Murabizi ko mwese mbasubiza, nzajya mpita mbibona ku gihe, mpite ndibategurira. Kugira ujye uhita uribonera ku gihe ukanda subscribe. Waramutse wagize ikibazo mwa kino kizame cyabajijwe kimaze gukorwa, uhita utwandikira cyangwa uduhamagara kuri 0789535623. Ikibazo cyose wagize mwa kino kizame tukagigusobanurira kuri serivisi y'ubuntu. Ushaka kode cyangwa ushaka kwiga by'umwihariko nabwo ukoresha iyo nimero, twakubigufashamo mu gihe gito ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Ibindi byo abantu bari gukora amahirwe masa, mukunde kureba bino bizame byakozwe, mukunde kureba na biriya bintu ndi kuba nakopostinze. Akenshi ni ibibazo biri kuba biri gukunda kugaruka, nimugerwaho muzatsindira ku munota hejuru nta kabuza. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.